Ndabasuje mwese mu izina rya Yesu, abakunda gukurikirana uyu muyoboro wa YouTube witwa Inshuti ya Bose TV. Uwiteka abaha umugisha kandi abagirire neza, kandi namwe abagirire imbabazi, abarinde rwose nkuko arinze abandi bose. Amen. Uyu munsi rero turi kumwe n'umuvandimwe wacu muri Kristo Yesu. Reka ngira ngo abibwire masegonda make cyane. Yesu ashimwe cyane. Amazina ni Mpawunayo Noheli, turuka mu karere ka Rusizi. Ndi umugabo ndubatse, ndi umukristo mu itorero rya ADEPR. Amen. Amen. Noheli wiriwe neza? Nyiriwe. Ndagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, kuko muri iyi minsi ndumva nkeneye kuvuga ku ijambo ry'Imana cyane, kuko naje gusanga ijambo ry'Imana ari umusingi cyangwa se ariyo fondasiyo y'imibereho yose umukristo agira muri uru rugendo. Amen. Umukristo udafite ijambo ry'Imana ntaho yubakiye. Ntaho ntabwo yambeye, kuko n'umukristo asobanura neza ijambo ry'Imana arigereranya nk'inkota kabisa. kandi uri ku rugamba ntuba ufite inkota ntacyo warwanisha. Ntacyo. Rero ijambo ry'Imana mukristo mwenda dukurikiye nta kindi ni inkota, ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana. Nta n'inkota twitwaza muri uru rugendo, ni ijambo ry'Imana. Ndakwifuriza kujya mu ijambo ry'Imana, nibwo uzakomera, nibwo uzarwana neza muri urugendo kandi ugatsinda. Amen. Ni ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Kristo banditswe na Matayo, igice ni cya 25, turasoma imirongo 2 yonyine, umurongo wa 5 na 6. Aravuze ngo umukwe atinze bose barahunikira barasinzira, ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje, nimusohoke musanganire. Mu minota mike kugira ngo ntiturambire abadukurikiye, iri jambo raryumvise. Haravuze ngo umukwe atinze barahunikira barasinzira. Amen. Mu gicuku habaho urusaku, umukwe araje. Aba bantu icyabateye gusinzira kandi bari bategereje umukwe, bari bazi ko ageze hafi. Erega Mose nawe urigiza nkana, mwijoro ntawe utasinzira, mu gicuku ntawe utasinzira. Kubera iki? Igicuku gishobora kukugereraho ugasinzira. Gute? Nabishaka kuvuga ko mu magambo make buri muntu wese ku giti cye afite icyo gicuku. Buri wese afite icyo gicuku. Wenda abakobwa 10 bari bafite igicuku cyabo cyatumye basinzira. Natwe muri ubuzima bwacu bwa none dufite igicuku cyacu. Ngewe Noheli mfite igicuku cyanjye cyatuma nsinzira. Nanjye nagira icyawe, nawe wagira icyawe. N'udukurikiye afite igicuku, nawe urutwumva ufite igicuku cyatuma usinzira, cyangwa se cyatumye nasinzira, cyangwa cyatumye usinzira. Amen. Mu gicuku nijoro bumvisha urusaku, rubabwira ngo umukwe araje. Ahubwo navuga nti ko buri wese agira igicuku cye. Tubaza abadukurikiye bazi igicuku bahagazemo. Reka mbabwire, wowe uri kunyumva ushobora kuba uri mu gicuku utazi ko kirimo, ukaba warahunikiye utazi aho uri, ukayoberwa n'impamvu wahunikiye, ntamenye ko ari mu gicuku. Kubera iki? Ushobora kuba uri mu gicuku cy'uburwayi, warahuye n'uburwayi bwaragutinzeho bikagutera guhunikira. Ubwo burwayi bikakubera igicuku. Ubukene urimo kano kanya ushaka kukubera igicuku. Uzi ko ari byo sha? Uzi ko ubukene bwabera umuntu igicuku bugatuma sinzira? N'amadeni, aya madeni ya credit y'amabanke y'abaturage ku giti cyabo, amatsinda ashobora kukubera igicuku. Ukagira amadeni menshi akakubera igicuku. Ubupfubyi ushobora kukubera igicuku ugatuma usinzira. Ndetse n'amagambo yakubera igicuku. Uruvugo rwakubera iki? Igicuku. Rugatuma umuntu asinzira. Nuvuga ngo igicuku muri iki gihe kiba kuri buri muntu ku ruhande. Kandi uko mbyumvise, numvise ko burya ntawe utasinzira. Buri muntu wese afite igicuku. Igicuku cyaje uko mbyumvise, uko usobanuye ibicuku biba kuri buri muntu. Uko mbyumvise igicuku cyaje ntawe utasinzira. Umuntu wese yasinzira. Ahubwo dore ikibazo aho kiri, ko twese ibyo bicuku tubirimo, ntawahakana ngo ntari mu icyo gicuku. Niba utari mu cy'uburuvugo uri mu cy'ubukene, niba utari mu cy'ubukene uri mu cy'urushako. Amen. Niba utari mu cy'urushako uri mu cy'amadeni. Amen. Niba utari mu cy'amadeni uri mu cy'ubukode.
ahubwo ikibazo ndi kwibaza abanyabwenge n'abapfapfa ko bumvishe mu gicuku urusaku muri iki gihe ninde wavuze urusaku ngo abari mu bicuku bakanguke ko umukwe agiye kuza? Ntawe. Kuko aba banyabwenge twonge tuganireho gatoya, aba banyabwenge bari bahunikiye mu gicuku. Twarege dusanga nta utahunikiraga, bose bari bahunikiye, n'abapfapfa nabo bari bahunikiye. N'abanyabwenge ariko bitavuze ko ari abantu, ntabwo ari abantu, kandi bambaye umubiri. Yego, birashoboka ko nabo bagomba ku mubiri kunanirwa, umubiri wabo kananirwa bagasinzira. Bari bategereje umukwe igoroba cyose, ijoro ryose bari bamutegereje. Bugeze mu gicuku barahunikira. Kandi n'ukuri igishuko cyageze, maze kubona ko burya ntawe utasinzira. Reka nkubwire wowe utwumva, wowe wa mubyeyi we, wowe wa mugabo, wowe wa mwana we, wowe uri hirya no hirya, uri mu bihugu duhanye imbibi, nawe ubwawe wahunikira. Ntawe utasinzira. Uko namaze kumva igicuku gisobanuye, ntawe utasinzira. Kuko iyi si niba ari ikintu kigose, ni ibibazo. Kandi ibibazo byose byakugezeho ntabwo wabura gusinzira. Kuko waba uri maso kose, ibibazo byakujeho ntabwo wabura gusinzira. Ahubwo ikibazo cyo gusinzira, ukangura abandi ninde? Uza kubabwira ngo umukwe araje. Wakabaye muri iki gihe, konye tubitekereze, muri iki gihe wakabaye gukangura, niwe uri kugutaranga, niwe kubwira ati dore yarasinziriye, akagere kabaro tuzuri yarasinziriye. Reka tubivuge nk'umudiyakoni wakabaye gukangura, ngo ati reka nge gukangura uriye yarasinziriye, niwe ugushyira kuri social media. Cyangwa umuririmbyi aragize atya arasinzira. Kandi twamaze kubona ko muri ubu buzima ntawe utasinzira apfa kuba yageze mu gicuku. Ntawe utasinzira. Ariko niba asinziriye, ntawuza kuvuza induru, ntawuza kuvuza urusaku avuga ngo umukwe araje, kanguka. Ni mukanguka, umukwe mwari mutegereje araje. Kandi n'ukuri araje. Nubwo tugoswe n'igicu cy'ibibazo, tugoswe n'igicuku cy'intambara, tugoswe n'igicuku cy'ingorane zigiye zitandukanye, ntabwo bizabuza umukwe kuza. Ibyo ntabwo bizatuma nabyo tujye tubyibuka. Umukwe azaza uko byagenda kose, nubwo igicuku gihari, ariko n'umukwe bivuze ko umukwe ataza. Ahubwo tuvuge ngo ese ninde uza gukangura abasinziriye? Ninde? Bibiliya tubwiye ngo bumva urusaku n'urw'abantu. Ntabwo basinziriye bose, hari abari bahari, hari abari hanze bafite bari kumviriza, bumva umukwe aje, bumva umukwe arasakuza, barabanga. Ariko nubwo musinziriye, yego, umukwe araje, barakanguka. Imana ishimwe. Cyo shima Imana nuko nibura bakangutse, bakumva iryo jwi ry'impanda ribatabariza ngo umukwe araje. Ikindi kongera kurebaho, aba banyabwenge nubwo bakangutse, ariko n'abapfapfa barakangutse. Bose barakangutse. Ahubwo ikibazo nukanguka, nacyo ndi kwibaza, aho nukanguka urakanguka niki? Urakanguka dufite ihutire gushaka amavuta. Amen. Rero dukurikiye bashaka amavuta bashyire mu mperezo. Buri amavuta niyo ya mbere, niyo wasinzira. Ariko nukanguka, uzakanguke watsa itabaza ryawe. Amen. Twamaze kubona ko ntawe utasinzira. Ariko basi niyo wasinzira bite n'igicuku cyawe urimo, uzakanguke ukangukanya amavuta. Haleluya. Kubera ko aba bapfapfa ngo bagiye kureba mu matabaza yabo, ngo basanga ngo amavuta ngo yararangiye, yarashize. Ngo begereye abanyabwenge, abanyabwenge barabahakana ati natwe ko dufite n'utwacu, ariko se natwe ni dukeye. Ayo mavuta bari bayafite cyangwa bagiye nta mavuta bafite? Abanyabwenge kubategeze baye ko ntaho biritwira ko bayacanye. Ariko ayandi abapfapfa bari bayasutse matabaza. Ashira ate bacaniye he? Bari bose bari bataramye muri cya gicuku. Bari bataramye. Buri wese itabaza rye ryarakaga. None abandi barazimya se? Abandi bose nabo yarakaga, ariko bari bifiteho imperezo. Bari bibitse imperezo hano ku mpande. Bavuga ngo ari igihe amavuta yacu yaza kurangira, umukwe aje tugashyiramo icyo biti ki andi matabaza. None biradusaba gushyira amavuta mu matara, tugasigaza nandi mu matabaza. Tugasigaza nandi mu mperezo. Yego. Niba ayo mu itabaza ashize, tugasukamo ayiduke mu mperezo. Mbese mugenzi wacu, amin, wowe uri kutwumviriza, mbese hari amavuta wibiki?
mu mperezo ugomba kugeraho mu matabaza ukajya no mu mperezo hari amavuta arimo. Amina. Mu gihe mu matabaza yashira, amen, ugafatayo mu mperezo ugafukamo, amen. Ijambo nyamukuru ni wa mugani twirikire amavuta. Aha, reka ngwavuze kubakanguzi. Abakanguzi muri iki gihe nibo babuze. Ego. Abakanguzi ni bande? Abantu benshi barasinziriye. Ahubwo abakanguzi nibo babuze. Abakangura, reka tugite abakangura abasinziriye ni bande? Kuki babura kandi si yuzuye abantu bakivuga ijambo ry'Imana? Kuki babura? Ni bande? Reka mvuge ngo reka tuze gusa tuvuga ngo buri wese aho ari. Ego. Abumukanguzi wabandi. Nturebe kuri runaka, ntundebeho. Nturebe kuri pasiteri. Yego. Nturebe ku mushumba. Nturebe ku muririmbyi mwene wanyu. Nturebe kuri perezida korali. Amen. Nturebe ku muyobozi w'amasengesho. Ahubwo uvuye ngo nanjye nabo mukanguzi. Kuko twamaze kubona ko ntawe utasinzira. Amina. Ntiturenganye perezida korali, ntiturenganye umushumba, ntiturenganye pasiteri, ntiturenganye umuvugabutumwa. Ahubwo uvuye ngo nawe yasinzira. Kuko twamaze kumenya ibishuko by'umuntu ibyo ari byo. Kuko umukanguzi ni wowe, umukanguzi ni njyewe nawe. Reka kureba ngo pasiteri azaza kugukangura. Oya, nawe wamukangura. Ushobora no gusanga yarahunikiye. Reka kureba ngo mudiyakoni runaka azaza kugukangura. Ushobora gusanga nawe yarahunikiye. Ari muri cya gicuku twavuze. Ari mu gicuku. Ari muri bya bicuku twasobanuye haruguru. Birasaba kujya kumukangura. Yego. Kandi ni ukuri tugeze mu gihe cy'igicuku. Amen. Ni ukuri. Reba Aburahamu. Ego. Aburahamu ngo yateye ibikona. Ego. Arabitera bibuza kugwa ku gitambo. Ariko ngo mu gicuku mu kirengarenga cy'izuba Aburahamu arahunikira. Kandi yari yiriwe kuva mu gitondo atera ibikona n'ukuri. Ariko ngo kirengarenga cy'izuba arahunikira. Rero icyo twavugaga ni iki ngiki. Nturebe ku mushumba kuyoboye. Nawe yahunikira. Kuko ikirengarenga cy'izuba cyamugereraho. Yego. Igicuku cyamunihiraho. Yego. Ariko akaba ari umukanguzi. Amen. Ni ukuvuga ngo njye nawe ntitubakanguzi. Yego. Nawe kandi nawe uri umukanguzi w'abandi. Humura, ntabwo uzabikora bipfa ubusa, Uwiteka azaguhemba. Nugira bukangura, Yesu azaguhemba. Uwiteka azaguhemba. Ahubwo haguruka uyu munsi wa none. Wowe uyu munsi wa none uvuze impanda. Uvuze impanda. Uhere kwa pasiteri wawe wasinziriye. Mubwire ngo kanguka. Kanguka umubaze impamvu. Icyo gishuko ntikiguherane. Ushobora gusanga yaraheranywe n'amadeni. Aya madeni akamubera igicuku. Unamufasha kuyishyuraga. Niba ufite uburyo mufasha kuyishyura. Ejo bundi arimo nibaza biragatsindwa. Kubona umuntu afite ideni y'ibihumbi 100 bagiye kumufungira. Ufite miliyoni kuri konti. Umudiyakoni afite miliyoni kuri konti ahubwo. Bagafunga wenda umukristo w'ibihumbi 100. Itsinda rikamusenyeraho inzu. Urumva? Ariko birababaje. Kandi ngo tuzicarana imbere y'intebe y'Imana. Tuzicarana nawe. Birababaje ni igisebo. Yasinzirijwe n'ibyo bihumbi 100. Genda umukangure niba unabifite uyamwishyurire. Umuvane muri icyo gicuku. Biragusaba. Umuvane muri icyo gicuku. Mwene so ashobora kuba afite inzara. Ashonje nuko. Ashonje. Icyo gicuku cy'inzara kandi cyaramugereye. Inzara nini yakubera igicuku. Yagusinziriza. Yagusinziriza nuko. Bene data inzara yakubera igicuku. Nawe yarakuriye nubwo nawe yarakuriye byibuke. Wenda wamaze inzara yatuma umukandara utawambara ngo bikure. Urafata se urufungira. Inzara yatuma ururuhu rweruruka ukagira ngo ni bwaki. Iminofu ishiraho. Iyi minofu ishiraho. Uyu muntu wahuye n'inzara agahunikira. Birasaba ko agakanya wowe ubwawe ujya kugira ate kumukangura. Kumukangura ni iki? Uritwaza iki kugira ngo ujye kumukangura? Reka dukangure. Uritwaza ibyo kurya bye. Dukangure bene wacu basinziriye. Amen. Kangura mwene so usinziriye. Kangura umuturanyi wawe usinziriye. Mubwire ngo kanguka umukwaraye. Uko byagenda kose umukwazaza. Ibyo duhagazemo ntabwo byabuze umukwe kuza. Umukwazaza. Amadeni dufite ntiyabuze umukwe kuza. Amafaranga dutunze ntabwo yabuze umukwe kuza. No. Imiryango ukomoka ikomeye ntabwo yabuze umukwe kuza. Umukwazaza. Azaza mwene. Niyo wapfusha none. Niyo uzapfusheje. Ibyo ntabwo bizabuza umukwe kuza. Ntabwo byamubuze. Ibyo ntibizatuma data ataza. Azaza. Reka tubasezere. Tubabwire ngo tuzasubira. Ariko tubabwire ngo ni ukuri.
tuba bakanguzi babandi basinziriye. Amen. Imana izabiduhembera. Yego. Mu byo dukora byose turi muri ubu buzima, Imana iraduhemba. Ntabwo yadukurira mwaho. Oya. Kandi uko niko kuri. Imana iguha umugisha mwiza dukora kudukurikira. Imana iguha amahoro n'ukuri. Kandi uzakangure bose udasize n'umwe. Amen. Shalom, shalom.